Impinduka mu kipe ya Rayon Sport nonaha ibintu byakomeye cyane mu kipe ya Rayon Sport aho perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdulayi yasabye abakinnyi bose ba Rayon Sport y'abagabo kuzitwara neza ndetse abategeka ko bakwiye kuzana igikombe cya Super Cup kirusha ibindi bikombe agaciro aho kandi ahangaha hafatiwe n'imyanzuro rukokoma ikomeye cyane izatuma Rayon Sport izamuka ku rundi rwego noneho bikarushaho ku rwego iriho kugeza ubu ngubu. Perezida wa Rayon Sport yabwiye abakinnyi ba Rayon Sport ko ariyo kipe ikomeye ndetse muri uko gukomera kwabo ntabwo ari ibintu bigoranye cyane, ni ibintu bisaba ubuhanga ndetse abasezeranya ko nibaramuka bitwaye neza nk'uko bitwaye muri Sekafa Kagame Cup haziyongeraho akandi kantu. Ibyo rero ni ibintu byavugiwe mu nama yabaye kuri uyu wa gatanu bakimara gusoza imyitozo kuko bagombaga kuganira kugira ngo bige ku bibazo ndetse nuko barimo bategura imikino iteganyijwe ku tariki ya 27 dore ko ariho ikipe ya Rayon Sport izakira ikipe ya Polisi FC. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport yabwiye itangazamakuru ko yiteguye ndetse ameze neza hamwe n'abakinnyi be ndetse bamubajije ibibazo byinshi bitandukanye ku bakinnyi basha harimo Eridinho, hakaza Akiba ndetse hakaza na Junior Kameni watsinze ibitego bibiri ndetse bikaza no gutuma Rayon Sport yegukana intsinzi. Ndetse kandi turaza no kugenda tuganira ku kipe yacu ya Rayon Sport uko ibintu byifashe utuntu n'utundi. Ibyo byose rero ndabikuzaniye 5 kuri 5. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka gukora subscribe nimba uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ndetse ufana Rayon Sport. Kirazira rero kugenda udakoze subscribe, like na share ndetse na comment. Ikipe ya Rayon Sport yafashe imyanzuro ikomeye cyane nyuma yuko ibonye ko ibintu byakaze ndetse kubona ko iki gikombe cya Super Cup kidatashe mu nzove ibintu byaba ibindi aho inama rukokoma yabaye nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport yakoze imyitozo yo kuri uyu wa gatanu aho iyo myitozo yari yitabiriwe n'abayobozi batandukanye ba Rayon Sport harimo ushinzwe sikoro ndetse n'ushinzwe banke ya Kigali ndetse hakazaho n'abayobozi batandukanye bo muri RGB ndetse n'abayobozi ba Rayon Sport. Bize rero ku kibazo gikomeye cyane cy'uburyo iki gikombe cya Rayon Sport kigomba kuzategurwamo ndetse no mu buryo biteguye iki gikombe cya Sekafa cya Super Cup kuko nicyo gikombe Rayon Sport igiye gutwara nta muntu ivuzaho induru ndetse nayo ibireba ko igikombe ari icyayo. Usibye ko rero Rayon Sport ariyo kipe ikomeye ubu ngubu ndetse na niyo kipe ifite amahirwe yo kwegukana iki gikombe kuko amakipe yagiye ikina nayo muri Sekafa Kagame Cup yari amakipe akomeye ndetse wabonye uburyo Rayon Sport yitwaye ndetse n'imikino yose Rayon Sport yakinye iyo mikino yose yayitwayemo neza mu buryo bwiza kandi buziguye. Aho rero Rayon Sport yafashe icyemezo gikomeye cyane cy'uko iki gikombe cya Super Cup kigomba kuzinjira mu kipe ya Rayon Sport ndetse anabisezeranya n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Yabivuze yabivugana ibyishimo ndetse n'akanyamuneza avuga yuko rwose atari ibintu byo guhendahenda igikombe cyo ni icya Rayon Sport nk'ibisanzwe kuko amakipe yitwajije yo ubu ngubu nta bubasha afite yo kuba yakongera gukina uyu mukino. Abakinnyi ba Rayon Sport rero bakoze imyitozo ikakaye cyane ndetse umutoza wa Rayon Sport hari ingingo Francis rwose yari ari kubakaranga mu buryo
ikomeye kugira ngo bakore imyitozo bameze neza bari fitness, dore ko abasore ba Rayon Sport bari kugenda bitwara neza umunsi ku munsi, ndetse bari kugenda berekana impano ndetse n'ubuhanga bwabo kugira ngo ibintu bizagende neza 5-5. Umutoza Haringingo Francis yabajijwe byinshi bitandukanye ku bakinnyi basha Rayon Sport yakiriye ndetse n'uburyo ari kugenda ababonamo. Yahereye ku mukinnyi Junior Kameni watsinze ibitego 2 ndetse wanagize n'umugisha muri iyi kipe ya Rayon Sport, aho yavuze ko uyu Junior Kameni ari umukinnyi mwiza ndetse ku ruhande rwe akina neza ndetse ntabwo abasha kwiharira umupira. Ni ibintu rero uyu musore akora azi ndetse akaba ari ibintu afite we ubwe mu maraso, ubona ko rwose ari umukinnyi mwiza kurusha abandi bose, ndetse avuga yuko abakinnyi Rayon Sport yaguze ni abakinnyi yamanjije yaja kurambagiza, ireba neza uburyo bakina, uburyo bitwara, ndetse ni abakinnyi bafite igikuriro cyiza, ubona ko bafite umubiri uri fitness, ndetse bakaba banafite n'ubuhanga. Akaba ariyo rero binari gutuma Rayon Sport ikomeza kwemeza amakipe ya hano muri Afurika kugeza naho ubwayo ari kureba Rayon Sport uburyo imeze akirwaza nk'ikipe ya APR FC. Urabona ko rwose ibintu byagiye bicanga cyane kugeza naho itinya ikanga gukina Super Cup. Aho kandi rero ikipe ya Rayon Sport abafana bakomeje kwishima ndetse ibyishimo biracari byose nyuma yaho begukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup, kikaba ari igikombe rero Rayon Sport yakoreye, uvuga ko rwose Rayon Sport yakinye mu buryo bwiza kandi buziguye ndetse bufite n'ubuziranenge, kuko urebye uburyo yitwaye muri Sekafa Kagame Cup imikino yose ntihagire n'umwe itakaza cyangwa se ngo inganye. Ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Imana y'abariyo ikomeje gukora